Nk'abantu mwe umwana wanzwe niwe ukura ntabwo mwabyumva ukuntu iyi ndirimbo y'uwitwa Bruce Melody igisohoka yanzwe, ariko kugeza kuri ubu ngubu ibintu iri gukora ntabwo bisanzwe, si mu Rwanda gusa ahubwo ni ku isi hose. Ibi bintu ndabibonye numva ngize ubwoba, numva rwose ewana guys, umuziki nyarwanda uri kugera ku rundi rwego, ndetse navuga ko muzika nyarwanda ibi ngibi ari byo yaburaga, ndetse ari nabyo yari ikeneye finally. Ahanini turi kubona ko biri kugenda biba, kandi mu by'ukuri navuga ko bibaye bitewe nuko uyu Bruce Melody navuga ngo ari kugenda akora ibitangaza hirya no hino. So twihuse cyane twinjiye mu kiganiro kugira ngo nkore iyi nkuru, nuko hari ibintu bimwe na bimwe ndi kugenda mbona kabisa nkumva birandenze, niyo mpamvu mvuze ngo reka mbisangize abakunzi banjye kabisa kugira ngo bamenye uko bihagaze muri uyu mwanya. So ni indirimbo navuga ngo iri kugenda izamuka ku buryo budasanzwe. Ni indirimbo by'umwihariko mu minsi ibiri iraba yujuje miliyoni y'abantu bayirebye cyane, ndetse ibe imwe mu ndirimbo navuga ngo zarebwe by'umwihariko vuba vuba ku rubuga rwa YouTube hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko kuzuza miliyoni mu minsi ibiri navuga ko ari ibintu bidasanzwe. Ngira ngo uko ubireba imbere yawe ifite ibihumbi 988, nta kabuza mu minsi ibiri iraba yujuje miliyoni y'abantu bayirebye kuri uru rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo yasohotse uwitwa Diamond Platnumz atabyumva, ndetse n'indirimbo yabanje kwanga gukorera promotion, ndetse abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda babivuzeho cyane, ndetse bakomeza bagenda baseka Bruce Melody bavuga yuko rwose uyu Diamond Platnumz yanze kurikorera promotion. Ariko aho tugeze ahangaha ubu ngubu uri kubona ko abafana ubwabo nibo bari guhatiriza Diamond kuyikorera promotion, bitewe n'ukuntu iyi ndirimbo yakunzwe ku rwego navuga ngo rudasanzwe, by'umwihariko muri East Africa hose ni ahantu batari kugenda bayikina, ndetse navuga ko kugeza kuri ubu ngubu ariyo ndirimbo iyoboye chati zose hirya no hino muri East Africa, by'umwihariko wajya muri Kenya, wajya muri Tanzania, wajya hano mu Rwanda, waza ahantu hose muri East Africa iyi ndirimbo niyo yonyine iri kubyinwa, ndetse ni nayo navuga ngo iri gucurangwa mu maklabu menshi agiye atandukanye. Ibi ngibi rero nibyo uwitwa Bruce Melody yahoze arota. N'ubwa mbere mbonye uwitwa Bruce Melody akora kolabo, ndetse iyo kolabo ikabasha kuba international hit, abantu bose by'umwihariko abantu bose by'umwihariko ukabona nyine barayishima, bari kuyivibinga ku buryo budasanzwe. So navuga ko hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa cyane cyane nyuma y'uko iyi ndirimbo isohotse, ndetse bikavugwa cyane n'abatanzaniya, ndetse uri kubona ko abatanzaniya indirimbo bayakiriye rwose ku buryo budasanzwe, bakaba bari kugaragaza yuko mu gihugu cy'u Rwanda hari impano zidasanzwe. Ni nyuma y'uko hari umunyamakuru umwe nahoze numva kare rwose avuga byinshi, agaragaza yuko hari igihe kizagera umuziki w'abanyarwanda ugatika ingova, ndetse ukayobora East Africa yose, nyuma y'uko hari abahanzi benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda bakoranye n'abahanzi bo muri Tanzania, ndetse ibintu bikagenda neza cyane, indirimbo zabo zikaba hit. Ngira ngo murabyibuka ejo bundi nibwo uwitwa Mario yifashishije Kenisol ndetse na Element kuri album yashyize hanze, ndetse abantu benshi bakagenda babyapreciatinga, ndetse ukumva nyine ibintu bimeze neza cyane mu ndirimbo bari bakoranye. Ndetse nibwo twabonye uwitwa Diamond Platnumz akorana n'abahanzi babiri bahandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi bintu Diamond Platnumz nta handi hantu yigeze abikora usibye muri Congo, ubwo yakoranaga na Fally Ipupa, ndetse nyuma akaza gukorana na Koffi Olomide. Ibi bintu uwitwa Diamond Platnumz yongeye kubikora mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo yakoranye ndetse na The Ben, ndetse bagakora indirimbo nziza cyane navuga ngo kugeza na n'ubu ngubu ikiri mu ndirimbo navuga ngo z'ibihe byose hariya mu gihugu cya Tanzania. Nubwo mu Rwanda hano ntigeze mbona rwose bayikunda cyane ku rwego rushimishije, cyangwa se ku rwego navuga ngo ruri hejuru cyane, ariko abanyatanzaniya bo ubwabo n'uburyo ki nyine bikundira umuziki, indirimbo ya Diamond ndetse na The Ben barayikunze ku rwego navuga ngo rudasanzwe. So rero nyuma y'uko akoranye na The Ben ndetse indirimbo ikaba successful ku buryo budasanzwe, yaje kwisanga ari gukorana n'uwitwa Bruce Melody, wenda nyuma y'uko bari bamwemereye offer, kubera ko Diamond Platnumz nubwo waba ufite amafaranga menshi, ntekereza ko atari umuhanzi wapfa kuguha kolabo nyine gutyo udafite impano. Bisaba rero ngo ube uri umuntu ufite impano, bivuze ngo kuba yarahaye uwitwa Bruce Melody kolabo nuko yamubonyemo impano idasanzwe, bityo rero akamuha iyi kolabo, bigatuma rero bayikorana nyine indirimbo. Kugeza kuri ubu ngubu nkaba navuga ko iri kugenda yitwara neza ku buryo budasanzwe, by'umwihariko no ku isi hose, kubera ko nakomeje kugenda mbona abantu baturuka mu bihugu nyine bigiye bitandukanye hirya no hino, atari Afurika gusa, ndetse bari kuyivibinga neza cyane rwose, ubona ko indirimbo yaryoshye ku rwego navuga mpuzamahanga. So ibi bintu rero nibyo
ahanini navuga ngo byari bikenewe kugira ngo muzika nyarwanda igere kure cyane, by'umwihariko uri kubona ko Bruce Melody agiye kuba umuhanzi navuga ngo udasanzwe, kuko sintekereza ko hari uwo yajya kwaka kolabo ngo ayimwime kandi abona rwose ikintu kidasanzwe yakoranye n'uwitwa Diamond Platnumz. Diamond Platnumz ku ruhande rwe nawe navuga ko ari byo yari akeneye, kubera ko navuga ko ari umuhanzi wari utangiye kujya hasi rwose, kubera ko ntekereza ko indirimbo yari amaze iminsi wenda yagize nyine yabustinze cyane ku rwego rudasanzwe. Ni indirimbo yitwa Ball and Enjoyment kandi murabizi ko imaze igihe kirekire, rero nta zindi ndirimbo navuga ngo yakoze nyine ngo zibustinge cyane abantu bose ngo babashe kuba baziyumvamo. Rero iyi ndirimbo ntekereza ko igiye kuza kabisa ikora ibidasanzwe kuri uyu muhanzi witwa Diamond Platnumz, ndetse ikomeza kugenda ishimangira ubudahangarwa bwiwe. So igisohoka abantu benshi ntabwo bumvaga concept yayo nyine ngo babashe kumva ibintu witwa Bruce Melody yari akoze, kubera ko abantu benshi bari bazi ko adakunda nyine guhirwa n'injyana y'amapiyano, nyuma y'uko yarakoranye indirimbo y'amapiyano n'uwitwa Khaligraph Jones, ndetse iyo ndirimbo igaferinga ku buryo bwagaragariye buri wese. Abantu benshi rero baravuze bati se kubera iki Bruce Melody usubiye mu mapiyano, ntabwo wafashe isomo ku byakubeho na Khaligraph Jones? Ariko turi kubona ko rwose iyi ndirimbo iri kugenda iba nziza ku buryo budasanzwe, ndetse mvuze ko hano rwose 155 yakoze ikintu kidasanzwe guhitamo Diamond Platnumz ndetse ngo bakorane indirimbo imeze gutya. Navuga ko batibeshye ndetse bakoze ikintu cyanyacyo kizima. So ni indirimbo mu masaha makeya kabisa birabigaragara yuko yujuje miliyoni. Urumva rero ni ikintu kidasanzwe by'umwihariko kuri Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz ndetse n'umuhanzi wo muri Nigeria witwa Joe Brown. Navuga ko bakoze ibishoboka byose, kuko nubwo uyu bita Diamond Platnumz yari yanze kuyikora promotion, ariko biri kugaragara yuko yameze nyine nk'uri gusaba imbabazi by'umwihariko uyu Bruce Melody, kubera ko abafana ubwabo bari kumuhatiriza nyine kuba yayipostinga ndetse no kuba yakomeza kuyipromotinga ku mbuga ze. Biragaragara yuko abafana bo by'umwihariko basaze uri kubona ko indirimbo bakomeje kugenda bayivibinga ku buryo budasanzwe, kandi koko ni indirimbo iryoshye cyane. Nk'ubu ngubu uri kubona hano hariho post nyinshi cyane by'umwihariko ziwe, ariko uri kubona ko zose ni challenge z'indirimbo Pompom y'uwitwa Bruce Melody yabashije kuba apostinga hariya. Biragaragara yuko ari indirimbo yakunzwe ku rwego navuga ngo rudasanzwe cyane ku isi hose. So mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'abasitari yo nakagaruka. Murakoze.